Icyumweru cyiza bakunzi bivomo ry'umuco TV, tubahaye ikaze inshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho by'umuco nyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho nk'uko byifujwe na benshi batwandikiye umurishyo w'ingoma, ingoma nyarwanda. Mwari mumenyereye ko tuvuga ku by'intore cyangwa se umudiho, nabyo tuzabigarukaho, ariko benshi bifuje ko twababwira ku murishyo w'ingoma. Ingoma nyarwanda rero ni kimwe mu birango by'umuco w'abanyarwanda. Ingoma ni igikoresho mpuzamuriri cyangwa se mpuzanjyana w'abanyarwanda. Ni igikoresho kandi cyakoreshwaga n'abiru bakuru mu iyimikwa ry'abami. Ingoma nyarwanda ni igikoresho bakiriza cyangwa se basanganira umukuru cyangwa umuyobozi mukuru w'igihugu, ndavuga perezida muri ibi. Ingoma nyarwanda zakira kandi abashyitsi b'icyubahiro bagendereye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingoma nyarwanda zakoreshwaga mu mihango imwe n'imwe ya kinyarwanda tuzabagezaho. Ingoma nyarwanda ni igikoresho biyambaza mu myidagaduro, mu mbyino, ikaba imperekezambyino cyangwa se intore zasobetse ingamba ziri mu muhamirizo, nabwo bifashisha ingoma nyarwanda. Ntabatindiye rero, reka zisuke. Nagira ngo rero bakunzi bivomo ry'umuco TV, rubyiruko rw'u Rwanda, banyarwandakazi, mbagezeho bimwe mu bizira bitavugwa iyo ingoma zinikije cyangwa zisutse. Ntabwo bavuga ko ingoma zitangiye kuvuga, bavuga ko ingoma zisutse cyangwa se zinikije. Ntabwo bajya bavuga ngo ingoma zirangije kuvuga. Ingoma ntizirangiza kuvuga, ahubwo ingoma barazitungisha, ziratunga cyangwa se zigahumuza. Ingoma nyarwanda ntabwo ndi buzitindeho cyane kuko dufite abahanga bakenetse uwo mukino. Navuga nka Mbarushimana Jean Damascene bita Seburiri cyangwa se Kayigemerike. Dufite amahirwe rero, mu biganiro byacu bizakurikira tuzabatumirira abo batumirwa, maze babasobanurire, babasesengurire birambuye byimbitse ibyo umurishyo w'ingoma. Ingoma nyarwanda zigizwe ubundi n'amoko ane. Hari ingoma ntoya bita ishakwe, niyo shakwe ishaka izindi ikazogeza urwanaga, niyo rero ibimburira izindi mu kuvuga. Ikakirwa n'ingoma ya kabiri bita inyahura. Inyahura niyo iza yakira ishakwe igahita yunga ibihumurizo. Ubwo ibihumurizo ni ibiri mu mpembe z'inyahura, uruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso. Nyuma inyahura igatanga umusuko igahamagara izindi ngoma, maze abiru bagasuka. Hari kandi ibihumurizo. Ibyo bihumurizo rero ni ibigira ijwi ryo hasi rinihira ryo mu gituza. Hari kandi n'inumvu. Inumvu ni ubwoko bwa kane, ariko akenshi
bakoresha ibihumurizo by'impuma cyangwa se inumvu. Mu Rwanda hose bazi iby'ingoma cyane. Abo mu Rukari ahari icyicaro gikuru cyangwa se igicumbi cy'umuco, mu Rukari rwa Mwima ya Nyanza, mu cyahoze ari Nyabisindu, ubu ni mu karere ka Nyanza. Uretse Urukari kandi hari na paruwasi ya Kristo Umwami y'i Nyanza, nabo bahasangagaho abiru, abavuza ingoma, abakaraza. Abakaraza rero burya ijambo umukaraza biva ku nshinga gukaraza. Iyo uvuza ingoma bavuga kuri gukaraza, ariko izina bwite ry'umuvuzi ingoma babita abiru. Abiru rero wasangaga biganje henshi mu Rwanda, navuga nk'abiru cyangwa se abakaraza bo mu birambo bya Gashari, ahahoze ari muri perefegitura ya Kibuye, aho mu birambo habaga abiru bakomeye, ndetse bamwe muri mwe mudukurikiye muzi umugabo witwaga Ngabo y'Icondo, ukuntu yajyaga ahogoza inyahura na mugenzi we Maritini bo mu rukerereza. Ingoma kandi wazisangaga ahitwa ku Mukingo, kenshi bavuga wari ukingiye u Rwanda. Hari abiru bakomeye cyane ku Mukingo. Ku Mukingo ni mu cyahoze ari Kigoma, naho ubu ni mu karere ka Nyanza. Hari abiru rero bo ku Gikongoro, abiru bo mu Bunyambiriri kwa Gisurere, Gisurere isuti y'Abaniga, ndetse aho Batsinda akomoka, uwo Batsinda bakaba baramwitiriye agasiga ko kwa Batsinda. Tuzakabagezaho nuko ubu turi mu bihe bikomeye bitatworoheye, ibihe byugarije isi yose bya coronavirus COVID-19, ariko nitubona umwanya tuzajya tunabataramira, dushyireho ingoma n'amoko yazo. Hari kandi abiru bo mu Bugoyi, abiru bo mu Bugoyi ndetse n'abiru bo ku Nyundo. Abo biru bo mu Bugoyi rero, abazi nkuko nababwiye intare ya Kanwa, Kamuzinzi nawe yari afite abiru bakomeye muri ako karere k'Ibugoyi. Nagira ngo rero muri ako karere k'Ibugoyi no kuhatinda cyane, kuko tuzahagaruka ubwo muzaba mufite umutumire unahavuka witwa Mbarushimana Jean Damascene Seburiri. Bakunzi b'ivomo ry'umuco rero mudukurikiye, nagira ngo mbagezeho imwe mu mirishyo y'ingoma cyangwa se umukino witwa umutimbo. Mu mutimbo rero imirishyo ikurikirana gutya: habanza umugendo, ubwo abiru baba berekeza iy'urukiniro, hagakurikiraho umutimbo, umutimbo ugakurikirwa n'umurishyo witwa umusuko, umusuko bagasuka, hagakurikiraho umurishyo witwa umurango. Iyo umurango urangiye hakurikiraho umuterero. Iyo umuterero rero nawo bawurangije bamanuka mu mirindi. Imirindi yarangira hakajyaho agasiga ko hasi, agasiga ko hasi kagakurikirwa n'agasiga ko hejuru, hakaza ikirushya, ikirushya hagakurikiraho inyanja, inyanja ubundi hakaza ikimanuka cyangwa se ikimanura. Ni igihe abanyenyahura baba bari kurushanwa kunga ibihumurizo no kuvuza byimbitse rwose, kugira ngo bategane, batege, bashyiremo ibitandatu byiza
umukino w'ingoma urusheho kunogera amatwi ndetse no kunezeza abawureba. Nyuma y'ikimanuka rero ingoma ziratunga zigatungishwa inyanja, umurishyo witwa inyanja. Ingoma iyo zitunze nyine zihumuje, abiru barongera bagasubira ku mugendo cyangwa se ubwo twabyita umutahano, bagataha bakinyakura kuri sene. Rwose murabizi ko umurishyo w'ingoma cyangwa se umukino w'ingoma uryohera abawureba ndetse ukizihira abawukina. Mu ngoma harimo rero imikino myinshi, mbabwiye umutimbo n'imirishyo uko ikurikirana, ariko tuzabagezaho n'agatimbo, tubagezeho ibihubi, tubagezeho ibitego n'indi mirishyo ndetse n'umukino wo kuzinga intege. Muri ako gatimbo nibwo muzahasanga kagasiga ko kwa Batsinda ku Gikongoro, ahahoze ari muri perefegitura ya Gikongoro. Maze rero ntabwo mbicishije amatsiko kuko ubumenyi turabufite, kandi nibyo byatumye dufata iya mbere tugafata ingamba zo kugira ngo tujye tubagezaho rubyiruko banyarwanda ibihishe mu muco wacu benshi batazi. Ni umuco mwiza, ni umuco uzira amakemwa. Maze mbifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza. Iki kiganiro mwari mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Sangano Papias.